de ofrasi. Every time I need the burden of ofrasi. Because it's good, because it's good. Every time I need the burden of ofrasi. Iryo jwi wumvishe ako gatwenge wari umumenyereyeho cyangwa se uko wari usanzwe umuzi, ufite uburyo wari usanzwe umuzi, ufite uburyo wakurikiranaga bimwe mu bihangano bye ndetse na zimwe mu ndirimbo ziwe Everyday ya Need the Blood of Jesus. Ubwo ngiye mbivuze mu buryo ibintu birakomeye, ibintu birababaje rwose, n'agahinda n'ijwi tutazongera kumva. Rupfu ugeze aho utwara abantu kabisa ku buryo budasobanutse. Ni Gogo Gloriosa w'imyaka 26. Amakuru ahari kuri ubu ngubu nuko atakiri kubarizwa cyangwa se atakiri kumwe natwe muri ubu buzima cyangwa muri iyi si. Witwa Gogo Gloriosa yamaze kwitaba Imana aguye mu gihugu cy'Ubuganda. Niho yari amaze iminsi ari mu kazi k'ivugabutumwa, aho yabifatanyaga kuririmba, kuba yasengera abantu, kuba yaba ntabwo byoroshye kuvuga iyi nkuru, biragoye cyane. Sinzi impamvu uru rupfu rutwara abantu bazima. Gogo yari umuntu w'abantu ku buryo bukomeye, yari umuntu udashobora kuza ngo ubwire ibyo wishakiye, ahubwo yataga kujyana mu murongo w'iby'Imana ivuga cyangwa se iby'Imana dushakaho. Yari umuntu ubusanzwe wakunda kwigirira umutima mwiza, yaba muri interview, yaba mu bintu bigiye bitandukanye. Wabonaga yuko Gogo rwose ni umuntu ukwiye kuba afite ubumuntu cyangwa se wari ufite ubumuntu buhagije. Ariko maginga aya ngaya, iyi saha y'umunota, Gogo Gloriosa ntawe kiturimo, yamaze kwitahira cyangwa se yamaze kwigira iwabo wa twese. Yakoze ibyo agomba gukora, hano yarahanyuze, arahaciye, aragiye. Ntekereza yuko nta kindi twavuga uretse kuvuga ngo rest in peace. Ubusanzwe Gogo yigeze kuvuga yuko hari ibyo yajyaga arwara bikamufata, bikamuhwereza, bikamukubita hasi, bikamuzengereza, ariko akavuga ko we n'Imana ye akorera cyangwa se we n'Imana yo mu ijuru agomba kuzakira ibyo bintu, hanyuma bikagenda mu buryo bwa burundu. Ariko ntabwo mu by'ukuri haramenyekana icyishe Gogo Gloriosa, ariko igihari ni kimwe nuko yapfuye. Ntabwo turamenya neza nimba koko ari ibyo bintu byamufataga bigatuma ahwera cyangwa se akikubita hasi, byaba n'ubundi byamugiriye nabi cyangwa se byamugejeje hasi cyangwa se byamukuye muri ubu buzima. Ariko magingo aya ngaya, Gloriosa ndababaye, mfite agahinda, ndumva nta sinzi ikintu nshobora kubabwira kano kanya. Kugeza kano kanya inkuru ahantu nagiye nyibona cyangwa se n'umuntu wayimpaye, nabanje kumubwira ati mw'abantu mwe, ibi bintu bya content bizadukoraho, sigaho wivuga ko Gloriosa yitabye Imana. Ariko nukuri kwa Mungu arambwira ati ubu ngubu yagiye, ntabwo akiri kubarizwa muri ubu buzima. Kandi koko nkurikiranye neza nsanga koko uyu mukozi w'Imana cyangwa se uyu mwemeramana koko yavuye muri ubu buzima. Gloriosa rero ku batamuzi neza, yamenyekanye yiririmbira indirimbo zo guhimbaza Imana, amenyekana asengera abantu. Ngira ngo ntabwo tuzibagirwa agatwenge ke, yikubitira agaseka gake gake. Ngira ngo ntabwo tuzibagirwa kandi indirimbo yagiye aririmba, zimwe abenshi mwumva ko zirimo utuntu tw'udusetso ariko byibura zitanga ubutumwa. Ntabwo tuzibagirwa ama interview yajyaga atanga, ushaka kumujyana aho adashaka kumva bimwe by'itangazamakuru ryacu ripfuye,
we akagira uburyo abideviya kandi bikagenda neza. Ntabwo tuzibagirwa Gogo Gloriosa ibitaramo yakoreye muri Uganda, akaba ari naho ubuzima bwe burangiriye. Mw'abantu mwe ntabwo uyu mukobwa cyangwa se uyu mwana w'umukobwa ntabwo tuzamwibagirwa. Agiye akiri ingaragu cyangwa se agiye akiri umukobwa, kubera yuko kugeza ubu nta mwana yewe nta n'umugabo, ariko yavugaga ko igihe Imana izabishakira cyangwa se igihe Imana izabikundira izamuhereza urwo rugo nawe akarugira mu bihe bya nyabyo. Ariko kugeza ubu kano kanya agiye rwose ibyo bitaraba. Ibyo ngibyo aba ari ubushake bw'Imana, aba ari imipango y'Imana ibifite ku buzima bwacu. Twebwe rero icyo tuba tugomba gukora ni ugukurikira icyo Imana itubwira. Mana yanjye we, ibi bintu rwose ni inkuru mbi, ni inkuru mbi cyane rwose. Byaba binababaje kuza noneho no kuvuga inkuru nk'iyi ngiyi ukabura uburyo uyivugamo, ukabura uburyo uyisobanura, kubera ko urupfu nta muntu umenya ibyarwo, nta muntu urumenyera, nta muntu umenya ngo bigenda bite, nta muntu ngo isaha ni ryari, nta muntu Gogo Gloriosa Imana mwakire. Rero nkunda kubwira abantu yuko twese tuzataha, ahubwo igihe n'isaha nibyo tuba tutazi, kuko kuba twarageze hano kuri iyi si byo ni kawaida ko igihe kizagera natwe tukagira gute, tugacaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mpamya yuko Imana yego niwe mucamanza mukuru, nayo izi neza ibyo dukora muri ubu buzima nicyo tuzagororerwa. Ariko mpamya neza ko Gloriosa ku ruhande rw'abantu nkatwe uko tubona, uko tureba, mpamya ko Gloriosa ibyo yagomba gukora yabikoze. Imana imworohereze aho yayigomeye kandi mubabarire, hanyuma kandi izamuhe ukuzuka ku munsi w'umuzuko nk'uko abizera tubyizera. Hanyuma rero duharanire kugira ngo natwe tuzave kuri uyu musozi byibura dusize inkuru nzima nk'iya Gloriosa, kuko Gloriosa ntekereza ko ndi umwe mu bahamya cyangwa se ndi umwe mu batanga ubuhamya bw'uko yakoze ibyo yagombaga kuba yakora. Ariko Imana iramukunze kuturusha, nkatwe nk'igisata cy'itangazamakuru twihanganishije umuryango we ndetse n'umuryango mugari w'Abanyarwanda, kandi twihanganishije abo asize. Bakomere cyane, mukomere kubera yuko buriya gupfa abantu twasobanukiwe n'iby'Imana biri mu bigize ibituma duhura n'Imana mu buryo bundi bw'umwuka, bitari ibingibi by'umubiri. Hanyuma rero twavuga tuti Imana imutuza heza kandi Imana imworohereze. Ndabakunda cyane, mwakoze mwe mwadukurikiye cyangwa se muri kudukurikirana aka kanya kugera kuri uyu munota wa nyuma. Gloriosa, rest in peace, rest in peace, rest in peace. Ntabwo upfuye, uraruhutse cyangwa se urasinziriye, kubera ko uri umuhanzi wakoze byinshi, kandi ibyo byinshi nibyo twebwe dusigara turi kugenda dukurikirana umunsi ku munsi. Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeze kubishimira. Ciao ciao.